amategeko ajya abaho ari uko waramutse. Iyo utaramutse ntabwo amategeko yakurengera, iyo wapfuye ntabwo yakurengera wapfuye. Ariyo mpamvu abasore b'abatutsi bose muri rusange bagomba kumanza birinda amategeko akazabarengera ariko bariho. Murakoze, nitwa Bimenyimana Patrick, ndi umututsi wo muri Nord-Kivu. Ngiye nitwa Nsanzuboro Joseph, nkuko musanzwe mumenyeranye, ndi umuyobozi wa ARIKO hano muri Kenya. Abatutsi, abahema n'abanyamurenge bose ni ubwoko bumwe, nuko ari uturere tugenda tubatandukanya. Kandi ikintu bazira ni kimwe, ni ubwoko bwabo, ntabwo bazira ibyaha bakoze. Bafatanye urunanwa mu buryo bufatika bw'amafaranga gushaka abavoka babo byaborohera. Bafashe nabo n'abana babo barize bafite inararibonye mu mategeko, bafatanye urunanwa bakwiburanira, ndetse bashobora kugeza igitekerezo cyabo cyangwa se gusaba uburenganzira bwabo kuri droits internationales, apana nationale gusa. Mbe muri make bari kumwe hamwe, bashobora no kwinsita n'andi mategeko yo mu bindi bihugu bikareba, kuko n'abanyamategeko n'abandi bagatanga amafaranga, kuko ibintu byose bikoreshwa amafaranga. Ndumva icyo bakora cyose bari kumwe bakigeraho mu gihe harimo ubushake. Akoze mugenzi wawe sinzi ko hari icyo afite kuvuga kuri ibyo, ariko nawe wenda yatubwira uko abona iki gikorwa cyateguwe n'abanyamategeko, citabiriwe n'abavictime n'abaactiviste ndetse n'abandi bantu batandukanye. Murakoze. Mu by'ukuri mu bigaragara ni byiza ko abanyamategeko bihuje bashaka kugira ngo bakurikirane ibibazo by'abatutsi bo muri Kongo, harimo abanyamurenge n'abahema n'abatutsi basanzwe. Rero kuri izo mbaraga zishyizwe hamwe, mu by'ukuri hari icyo byabyara kandi gikomeye cyane. Ubusanzwe abatutsi bo muri Nord-Kivu bakoraga bonyine, abanyamurenge hakurya iyo ngiyo bagakora bonyine, abahema bakicwa iyo ngiyo nabo ari bonyine. Ariko uyu munsi bashyize hamwe imbaraga, ari nk'ubuvugizi bavuga mu rwego rw'igihugu, bakavuga bashyize hamwe, bakavuga mu rwego ruri international. Urabona nk'abanyamategeko baje bavuye muri Amerika, bavuye muri Canada, bavuye muri Europe. Mu by'ukuri urumva ko ari igikorwa cyatangiye kizima cyangwa se gifatika, ntabwo byari bisanzwe. Ariyo mpamvu habonekaga imbaraga nkeya, ariko uyu munsi aba banyamategeko bashyize hamwe, bagashyira hamwe n'aya moko ariyo batutsi bo muri Nord-Kivu, abanyamurenge n'abahema, imbaraga zigashyirwa hamwe, intekerezo zikajya hamwe, byaba ari imbaraga z'imitekerereze, yaba ari imbaraga z'amaboko, bagashyira hamwe. Uko biri kose ntabwo byaguma uko byari bimeze, ahubwo hari ikintu gishobora kugerwaho bitewe no gushyira hamwe kw'abo banyekongo b'abatutsi batotezwa n'iriya leta cyangwa se n'abaturanyi babo bandi moko atari abatutsi. Hanyuma se urebye kuko wari ubivuze, bamwe bakoraga ukwabo bagapfa ukwabo, kandi twese duhuje igihugu, duhuje imico, duhuje byinshi, duhuje n'ibyago, ugasanga bamwe bari ukwabo. Ubu rero kugira ngo abantu babe barimo kwihuza kugira ngo bashakire ibisubizo hamwe, hari icyizere muri kubona byenda ibi bikorwa turimo by'abaloya bizatanga? Nibyo rwose, kuko nkuko nari mbikubwiye, urumva abahema bapfiragiye iyo ngiyo, tukabyumva ko makuru gusa, bigaca ku social media ko abahema bari gupfa, kandi koko bagapfa pe, bagapfa na leta iri kureba, MONUSCO iri kureba, n'izindi ngabo zose zihari, bagapfa bari kureba, n'abapolisi, ariko abantu bagapfa bari kureba. Twajya mu minembwe bikabuka nguko, kumva abantu bari gupfa, imihana abantu bashize, ariko bikabuka nguko gusa, nta wundi muntu ubikurikirana uretse abanyamurenge ku giti cyabo. Natwe iwacu muri Nord-Kivu bikabuka nguko, kumva ngo ku munsi runaka bateye
insisiro runaka, bateye lokalite runaka, bisha abantu, inka zanyazwe, bikabuka nguko gusa. Ariko uyu munsi urabona ko abanyamategeko bavuye hirya no hino bashyize hamwe, nanone bakifuza gukusanya ariya moko yo muri Kongo b'abatutsi, abanyamulenge n'abahema. Iki nicyo gikorwa cya mbere cyo kubahuza kibaye. Mu by'ukuri rero kuba abanyamategeko bavuye muri biriya bihugu bikomeye nka biriya Amerika, Canada n'Uburayi, ni ibihugu bikomeye. Niba abanyamategeko babo baje, ibikorwa by'abatutsi bo muri Kongo bakabishyira hamwe, atari ukuvuga ngo umwe ari gupfira iyo ngiyo undi ari gupfira iyo ngiyo, bagashyira hamwe bose, uko biri kose hari igikorwa kizavamo cyiza gishaka kubafasha. Hanyuma urabona ko turi mu rugamba rwo kwirwanaho, haba abatutsi bo muri Nord-Kivu, haba abahema, haba abanyamurenge, ariko ugasanga ibikorwa biri gukorwa ni ibikorwa by'ubuvugizi, ndetse bishobora kuzafata igihe kinini, kandi umwanzi arakomeza kutwica. Kandi urebye uburyo babisobanura ntabwo ari mu buryo buri politiki, ahubwo ni mu buryo bw'ubuvugizi. Rero nk'abantu baraha mubona ari kindi gishobora gukorwa, gishobora kujyana n'ubu buvugizi, kuko ubuvugizi bushobora gufata igihe kirekire. Birumvikana ubuvugizi bwo ntago tuvuga ngo burahita buba automatique ngo abantu bahite batabarwa. Ya kandi dukomeje kwica, kandi abantu baracyapfa. Kubo muri turi abantu bari gupfa rwose. Imasisi byabaye grave. Iwanyu mu Minembwe nuko bimeze. Twagize amahirwe yo kubona abaloya. Bo bagiye kubijyana ahandi hantu twebwe tutagera. Ariko nanone twebwe babandi bari kuri tere, abo nibo bakagombye gukusanya imbaraga zabo, abahema, abatutsi bo muri Nord-Kivu n'abanyaminembwe, bo bakikusanya bagakoresha imbaraga zabo, ziriya ndwano ziriyo bakazikusanya, bakirengera. Noneho muri kwa kwirengera, kuko iyo mu Minembwe abantu bapfuye isi yose irabimenya, ariko ikicecekera. Imasisi cyangwa se muri Rucura abantu bapfa isi yose ikabimenya, ariko bakicecekera. Muri Ituri abantu bagapfa isi yose ikabimenya, ariko bakicecekera. Ariko kubera ko abanyamategeko babonetse bari kubavugira, n'aya masaha tukaba turi kumwe nabo, ariyo mpamvu turi gukora n'izi interview. Twebwe iwacu twakagombye gushyira hamwe ziriya mbaraga z'abantu bari kwicwa bitwa abatutsi, tukazishyira hamwe tugarwana nabo, mu gihe bano banyamategeko nabo bagiye gukomeza ubuvugizi bwabo, bakabishyira mu nzego zo hejuru mu rwego ruri international. Noneho twebwe bakumva ko abantu bari kurwana hariya bashyize n'imbaraga hamwe bitewe no gutotezwa kwabo, ariko nanone amakuru iyo ngiyo hejuru bagatangaza amakuru ko babantu koko bashyize hamwe imbaraga, kandi ko bamaze igihe bari kwicwa, ko babikoraga buri umwe uri mu Minembwe akabikora ku giti cye, uri Ituri akabikora ku giti cye, uri Masisi na Rucura akabikora ku giti cye, ariko uyu munsi ko bakusanyije imbaraga, aba nabo bakongera bakazamura ijwi ryabo hahandi rikwiriye kugera mu mategeko. Icyo kintu cyakorwa kuko kiba kiri gukorerwa ahantu hatandukanye, mu buryo bw'amategeko, mu buryo bwa politike, no mu buryo bw'imbaraga zazindi zacu tuba twashyize hariya kuri lokal. Byadufasha cyane kugira ngo ubuvugizi buzamuke kandi bunumvikane kuruta uko byari bimeze, kuko ubu ngubu nibwo bitangiye byo gushyira hamwe, ariko ntago twashyiraga hamwe. Kuko abantu bashyize hamwe rero bagashyira hamwe imbaraga, bagashyira hamwe ari imitekerereze, ari ubuvugizi, twagize amahirwe tubona abaloya, noneho tugashyiramo n'imbaraga zacu, bari kuri tere, imirwanire ahari, batwirwaneho barahari, abo bagakusanya imbaraga zabo, noneho bakarwanya leta mu buryo bufatika kandi bugaragara, bari kwidefanda droit zabo nk'abakongomani. Byarushaho kuba byiza, kandi izo mbaraga hari icyo izageraho, twagutokana nuko abantu bafatanyije mu buryo bw'intambara, mu buryo kuko leta ntago itwemera, kandi nta muntu uzaviyare ngo avuge ngo aje kudufasha, ahubwo twebwe kuvuga kwacu, gukora kwacu, kurwana kwacu nibyo bizadufasha. Tugize amahirwe gato brother, nk'umunyamakuru nanone iyo umuntu ari kuvuga hari ibintu uvuga kabaye bushuka tukabyibagirwa kandi bisiga tension muri audience. Leta ya Kongo ntabwo ibemera gute, kandi tuzi ko ibemera? Ntabwo turumva harassment ya leta ivuga ngo birukana abatutsi cyangwa abatutsi z'abakongomani, kuko ukurikiye umuvugizi wa Kongo arabivuga ko abatutsi ari abakongomani, ndetse n'ururimi bavuga akavuga ko gwemewe mu ndimi za Kongo abarwandophone. Ibyo ntago twavuga ko ari ukuri. Yaba ari ukuri avuga ngo abatutsi ni abanyagihugu, ni nk'abandi bose,
ntago abantu baba bari kwicwa akageni kangana kuriya. Babivuga ku rurimi ariko ku mutima atariho biri, kandi koko biragaragara. None se iyo ubona umusirikare ngo ni umututsi ari mu gisirikare yambaye uniform, n'ubu nakoreka video y'ejo bafashe abahungu wambaye uniform, n'ubu nayikoreka video, ni umututsi wambaye uniform bamwicaje hasi, kandi n'abaturage bamwicaje hasi nanone yambaye uniform, ngo nuko ari umututsi ariko ntabwo akagombye gukorera leta. Urumva ni umukozi wa leta mu gisirikare cy'umutekano, wajya gusanga bakamwicaza hasi, abasivile rero bamwicaje, wavuga gute ko umuntu yemerwa mu rwego rw'igihugu? Hanyuma byenda reka Joseph, navuze ku gikorwa cy'ubutabazi, nubwo turi mu rugamba rwo kwishira hamwe mu buryo bw'amategeko, wumva ko wemezanya nawe ko nubwo hari urugamba rw'amategeko, uburyo bw'ubutabazi tugomba nabwo gufatikanya urugamba turiho? Amategeko ajya abaho ari uko waramutse. Iyo utaramutse ntabwo amategeko yakurengera, iyo wapfuye ntabwo yakurengera wapfuye. Ariyo mpamvu abasore b'abatutsi bose muri rusange bagomba kumanza birinda, amategeko akazabarengera ariko bariho. Rero nibyo bikunda inge simbyemera byo kuvuga ngo gumino, ngo M23, ngabahema. Iki gihe cyari kigeze igihe cyo kwirenganura, abantu bagakora ikintu gifatika kimwe babumbiyemo, gifite umuyoboro umwe, bakirwanirira. Kuko abantu bajyaga bumva bakumva gusa intambara ziba muri Kongo, abandi bakumva ngo leta gusa ngo dutera hejuru, ngo leta ntidukunda. Ariko ngira ngo abari abagore bacitse amaboko mwababonye, abantu bafite ambago mwababonye, bara ntago ari abasirikare, bara abantu ntago ari abanyepolitike, ni harassment, kandi leta ntago igeze ibakurikirana. Rero abaturage, igihugu ntabwo ari imisozi, igihugu n'abaturage. Rero hari abaturage bamwe batavuganirwa, cyangwa se leta idafatira icyemezo ababikora, cyangwa se ngo iba protecting abakomeje bicwa, ubwo nyine umutekano wishakamo. Ntabwo umutekano tuzawuvana muri leta, kuko leta hari ibyo mwavuze, ngo hari ibyo mugenzi wanjye yavuze ngo leta ngiraduharasinga. Leta iraduharasinga koko, yiza kuba itadahorasinga ntago tuba dufite impunzi zimaze imyaka 30 mu makambi, nta na vision ihari yo kubacura. Ahubwo noneho n'abasigaye mu rugo bari kwirwanaho, bari kwishaka umutekano wabo, bakajya kubagura abamercenaires kugira ngo babarase abawagna. Abawagna ntabwo bajya bapfa kubazana ku baturage b'icyo gihugu, ariko leta ya Kongo irabikora. Icyo ni cyerekana yuko itadushaka, irashaka ko baturimbura bakatuvanaho. Rero ntabwo umuti ntabwo uzava mu banyekongo bandi, uzava muri twebwe. Abasore bacu turabyiruye, bahaguruke bagende bajye kurwanira uburenganzira bwabo. Amategeko azaza kuburanira abahari, ntabwo amategeko yajya aburanira abantu batahari. Murakoze. Joseph, urashishikariza cyangwa se igitekerezo cyawe nuko abatutsi bishira hamwe bakirwanira bose rusange, kandi barabikora, baranatangiye, ariko mu by'ukuri usibye nyine kwiproteja, ntabwo ntekereza ko bari bagera ku gisubizo kirambye cy'amahoro hariya. Bityo rero iyo ukurikiye abatutsi bahariya, bamwe muri bo nabo bavuga nkawe, bakavuga ko bagomba guhuza imbaraga bakwigwanaho. Abandi muri mwe n'ubundi muri abatutsi bakegamira kuri leta, bakavuga ko abatutsi ari minorite, nta bushobozi bafite bwo kurwanya leta, ahubwo bagomba gutakira leta bakanayegera kugira ngo ari irangiza kiriya kibazo. Ubwo abaturage bari hasi bazemera bande, bareke bande? Abaturage bari hasi ntabwo leta ibemera. Ngira ngo hari umuntu muherutse kubona bacisha ku mbuga w'umusaza, ntabwo ari umusaza cyane, bafashe bakamuvana ku moto ari kumwe n'umudamu we, bakamujyana yambaye ubusa ku mamoto hose mu mavilage. Hari inzego za leta, uriya marehemu bamwita Duradura, ni bucura bw'abamama wanjye umbyara,
uyu akaba grand frère ko abase wabo. Mbe muri make urumva ko abantu bakomeje, hari n'abandi bagiye bafatwa bakicwa nyirango mwagiye muzibona mu mbuga hose. Kiriya kintu cyose gikorerwa mu baturage ntigikurikiranwe n'inzego zibanze, numva inzego zo hejuru zitakora, izo hanze izo hasi zitakoze. Rero icyo gihe cyo bafata umuntu bakamurenganya bikashirira aho ngaho, ntabwo bakomeza bavuga ngo leta ntabwo ishobora kuba yatoranya abaturage ngo ibakurikirane, kuko mwumvise ibintu byabaye gishishe ngo hapfuye abantu 9 isi yose, ndetse haza n'abazungu ngo baje kubireba, ariko nta bantu baravuga muri kureba abahemu ukuntu bacitse amaboko hano. Mujya mubona ukuntu basanga mu nkambe bakabatemagura. Nta droits international, nta iriya human right watch nta irajya kureba iko bari abahema bajya bicwa. Leta ntabwo irashaka, ntabwo irakora ubushakashatsi bwimbitse ku bantu bajya babikora, ahubwo muri kodeko hagenda habonekamo ingabo za leta. Ubwo se urkumva noneho leta yinaniwe ivaho hakajya hindi, kandi indi iva mu baturage b'abanyagihugu. Nabo baturage b'abanyagihugu natwe turimo mu baturage b'abanyagihugu cya Kongo. Ubundi abahema twakomeje kubagarukaho, abahema ku bantu batabazi cyane ko nyine batanegeranye na hariya. Wavuze ko muri bamwe amasano y'abatutsi b'abanyamurenge nabo muri Noro n'abahema nayahe? Hari ukuntu bavuga ngo n'abahema, ariko rimwe nkajya kureba hari abandi bantu baba muri Uganda bita abahima. Ngira ngo urazi no mu batutsi natwe batuvuga hari gihe bavuga ngo hari gihe abanyekongo babipronounce nabi, ugasanga izina rya gitutsi barigishe bakaryita ikindi kintu. Rero n'abahema nge ndumva ari abahima, ahubwo nuko bahindutse abahema nyine kubera prononciation z'abanyekongo, ndetse bikomeza mu gutyo. Noneho ikindi tusangiye ku izina bita nilotique. Ni nilotique kandi n'abanyekongo ntagaru kuvuga ngo nivangura, basigaye babiprononsa ku karubanda yuko bafatanya amaboko bakarwana ikintu umwanzi wabo w'umunilotique. Aba nilotique rero abahema babaganda n'abanilotique, sinzi aho babitandukanyiriza n'abahema b'abanilotique. Ndumva ari abantu bamwe, ni nkuko ujibona hano muri hano hari abo bitabanande n'abakalenjine, ariko bose n'abakalenjine. Narindimo ngaruka kuri aba bantu bavuganira leta, bakomoka muri ayo moko, babona ibyo leta ikorera bene wabo. Abo bantu mubona bo babiterwa n'iki? Abo bantu hari igihe cyo umuntu ajya abona avuze ukuri kuhari yahita yicwa n'abamufite. Ujya ubona nkariya eta Mwangacucu arimo. Uriya honorable Mwangacucu ubu ngubu nta kintu yavuga ari kwidefanda nk'umututsi uri kuzira akarengane, uretse kurokora ahari kugira ngo ahavaje hanze, wenda akaba yavuga avugeze hanze. Mbe muri make hari igihe cyo bavuga birenganura guturukana na situation barimo, cyo kimwe nk'abasirikare bacu bari mu gisirikare cya leta. Ntago bashobora kuvuga bati kuki muri kwica bene wacu, bari kureba kuko abivuze bahita bamwica ko kanya, yaba yavugiye nde kandi yapfuye. Biragoye cyane kuba abo bari muri leta mu gihe babona ikora bene wabo ibyo, baba ari aba muri mu gisirikare, mu nzego za politike, bo ubona atari ugutererana bene wabo. Bamwe bavuga ko bari abantu bari muri leta bagombye kuva muri iyo leta, kuko nimba bayirimo nabo barasa n'abari kubikora cyangwa n'abashikiye leta. Nawe ushigikiye ko abasirikare b'abatutsi bari mu gisirikare, kuko na bamwe n'ubundi twagiye tubona baza bakajoininga M23, abandi baja muri Twirwaneho kubera ishaka, abandi baracariyo. Harimo avantage kuba baza bose cyangwa kuba baguma no muri leta ni byiza? Nta leta mpabona izaturengera izahaba, kuko abaturage bose leta yagiye bigisha amacakubiri kandi bafite igeze kure ku buryo byabatwara nk'imyaka yindi magana ngaye kugira ngo bavanemo umutima mubi wo kwica abantu bacu. Kandi ikindi, twebwe ntago tuvuka mu ntara zose, tuvuka muri Nord-Kivu na Sud-Kivu. Ndumva amahanga yose ari kutwumva, ndetse n'abano baroya nabo bagiye bakomeza babivuga no muri bihugu muri za Etats-Unis n'ahandi hose.
igihugu twakwikukira kuko dufite ubutaka bunini tubaho cyo kimwe nk'uko ujya ubona Sudani hariho South Sudan na Sudani nk'uko ujya ubona iyo ita ntuzanani Eritrea na Ethiopia byari tandukanyije hari kubera impamvu z'umutekano no kurengera ikiremwa muntu gikomeje. Ariko naho mwakwikukira ngira ngo nta gihugu c'abatutsi cahaba gusa hari harandi moko muri Nord no muri Sud y'abakongomani. Ikibazo ntago twicwa gusa n'abantu biwacu abari politiki yaturutse Kinshasa, kandi Kinshasa bikorerwayo biza ari ibintu byo batazi, baragenda bagafatira decision Kinshasa bakurikije ibyo bagiye bumva, hanyuma bikakorerwa ku banyakongo bavuge ikinyarwanda bari muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ibyo ngibyo zira decision zifatirwa ahantu hatari kuri tere, hataba ubushishozi kuri tere, urumva ari hatoya nk'iwacu muri Nord Kivu na Sud Kivu, n'abantu ababa bari kuhajera baba banahagera bakagera mu baturage bakumva bagakora sondage. Wari bwumve Kisekedi agera ikalemi abatutsi bajya bapfa, wari bwumva agera nani Vyura abatutsi bo muri Vyura baricwa, wari bwumve agera muri Rucuro. Ibyo ngibyo byose igihugu kibaye gito yakigeraho, yahagera hose akumva amajwi y'abaturage, akumva nibihabera ndetse na za security na intelligence zikabikurikirana bitewe n'ukuntu abari hafi yaho. Okay, hanyuma ikibazo buri wese yagisubiza, urebye imiryango mpuzamahanga haba Human Rights Watch n'ibindi miryango yose yitwa ku burenganzira bwa kiremwa muntu, usanga abatutsi, abahema n'abanyamurenge bararengana, ariko ugasanga hari abandi bidegembya kandi babiba amacakubiri nka babitakwira abana Ruvumbu, byenda hari n'abandi bo muri ibyo bice ndashoboye kumenya. Uko guceceka haba leta haba iyo miryango, mwebwe mubona biterwa n'iki? Urabona twebwe nibyo ndi kukubwira kwirwanira nibyo bigezweho kuko twabuze abaturwanirira. Muri guverinema harimo itegeko bajya bita la majorité présidentielle. Mu by'ukuri usanga no muri parlement nta bantu benshi dufitemo. Rero iriya minorité présidentielle igitugushamo iteka ryose, kuko nta n'itegeko rikurengera kuko nyine majorité bayatoye. Noneho bari abantu bari abayobozi bamwe ba muri majorité présidentielle, iyo abacu bakomeje kuvuga bakabona babangamiye ibyabo, bahita batuma abaturage bari barimo babitakwira bakajya gukora ibintu bibi ku baturage kugira ngo mbese babereke ko nta jambo bafite. Rero biriya leta ntago ijya imanuka ngo ijye hasi ijye kureba ibyabaye ngo inafate n'ibyemezo n'ubucamanza bukore imirimo yabwo. Rero iyo situation urumva nta muntu wazajya byarira ku mbugita, uretse twe twenyine gukomeza dufatanye kandi tukoroherana kugira ngo dushobore kwivana muri icyo kibazo. Nta wundi muntu wakituvanamo uretse twebwe abasore bacu n'urubyiruko rwacu twarize, dufite abasirikare, dufite ibiki ibintu ibyo ari byo dufite iwacu, ntabwo ari kujya gutera igihugu cy'abandi. Bafatanyije abantu bose bagashiraho umutwe umwe mu bwubahane, mu bwenge, bashobora kwirwanira ku rwego rwa politiki, bakirwanira no ku rwego rwo kwibohora. Okay, hanyuma hari tugenda tugana no ku musozo, hari ibintu ureba ugasanga abantu barapfa navuga nk'intama, nizo imwe zeroha mu nyanja n'indi zose ugasanga niko bigenze. Aho ugasanga ibi ni ibyago bitavutse uyu munsi, ni ibyago bihoraho imyaka n'imyaka. Twagiye tuvuka kanye nkomoka muri Byura, numvise havuga twahahunze muri 98, navuga ngo n'ubu nta wundi munyamurenge ukihatuye, ariko ugasanga nta gitekerezo nk'iki cyari kije cyo kwishira hamwe kugira ngo dushake uburyo twakwikemurira ibi bibazo. None kubatabyumva nk'abo mugenzi wanjye Gapangwa yaravuze, kuba ari hanze babimpunzi zuzuye mu mahanga n'abari mu gihugu, ni nk'irihe jambo mwabagenera? Yewe abantu bo hanze dufite abantu bize benshi ndetse bagera no mu nzego zikomeye z'isi, bakomeza mu murongo wa justice. Ariko nanone niba ari ura murongo wa justice, abantu kera ntago abantu bari basobanukiwe n'ibiri kuba, ariko ngira ngo abantu bose barasobanukiwe. Bagomba gushaka uburyo bazibohora bose bafatanye, cyo kimwe nk'uko uri kubona abahema baje, cyo kimwe nk'uko uri kubona abatutsi baje ndetse n'abanyamurenge, bagakomeza bakorera hamwe
kuko ntabwo ibyo nshobora kubasaba ni byinshi cyane, ariko gukomeza bakorera hamwe bajya batekereza ibintu byinshi kandi bakabishira mu bikorwa ku buryo bazivana mu mugozi nk'uyu nguyu ubarimbuye kuri iyi si. Ubwo bwari ubutumwa bwawe ngira ngo kuri community. Dusoza n'icyo wabwira irishiramo ry'abavoka bihuje n'abavictime, ijambo rimwe dusoza. Abavoka nibwo batangiye, ariko iyo batangiye bagomba no gusoza bakereka resultat community ibyo bagezeho. Ariko hari ikivo kiraho aba bavoka urabona barimo kwibanda ku bibi byakozwe kuva 2017 kuzamura, mubona gukomereza niko kuza cyangwa kuzana n'ibyabaye imbere ari byo bishobora kugira imbaraga, kuko recommandation y'indizera ko bayitekereza. Ibintu byose bifite preve igihe cyari cyo cyose byakorewe, icyaha ntago kijya gisaza, abagikoze baba bahari, n'ibindi biba biri gutegurwa. Ntago ndetse uretse no kuvuga ngo byo 2017 n'uyu munsi ugiye kureba mu minembwe ntago habuza abapfuye, nayo turi ntago habuza abapfuye. Rero ntago wahituri imitango abantu baturutse ahangaha ngo bari abo byararangiye. Ntabwo icyaha n'ubundi byose source yabaye ku byakera, bagiye babona nta mategeko, igihugu kidahana ubundi ntabwo abantu bakomeza bakirebera. Biturukana nuko mu gihugu ari impunité rero aho yahereye hose, ndetse nibyo byerekana preve ko abantu baba bamaze kuvuga ngo urabalimita gushiramo ngo dans l'état ngo dans l'espace. Ndumva atari yo solution, kuko abantu bacu uwari we wese igihe cyo yapfire cyose aziza akarengane yapfuye mu buryo butari bwo agomba gukurikiranwa. Murakoze. Sinzi nimba mugenzi wacu yavuga. Murakoze. Mu by'ukuri ndashimira iyi komite y'abaloya yahuye, ariko aya mahirwe twebwe nk'abantu b'abatutsi bo muri Kongo ntago twakagombye kuyapfusha ubusa. Baratangiye, ariko twebwe tuzi uretse iby'uyu munsi tuzi n'iby'ubushize. Iyo umuntu arwaye barakavuga ati se icyateye uburwayi ni igiki, umuganga nicyo yihutira kureba. Rero aba baloya amahirwe uyu munsi bari kuduha ntago twakagombye kuyapfusha ubusa, ahubwo twakagombye kubegera cyane kandi tugafashanya nabo kugira ngo ubu buvugizi bwabo bugira imbaraga, batogukora bonyine ahubwo natwe ubwacu dukore. Kuko nahoze mbivuga byaba byiza aba baloya bakoze natwe ubwacu tugakora. Donc bafite aho bari bujye twebwe tutari bujyane nabo, ariko twe dusigaye tukagira ibyo dukora byinshi. Kuko usanga muri ibi bihugu nko hano muri Kenya turi hari abasore benshi, Uganda hari abasore benshi, urebye mu Rwanda hari abasore benshi. Abo bose twakagombye kwikusanya tukajya gufasha bari ababyeyi bari gupfa bari iwacu. Noneho aba baloya ahubwo harabura iki kugira ngo mugende? Ubundi iyo dukora ibiganiro namwe muvuga gutyo abantu barabaza tese kuki mubivugira hanze igihugu mwatashe ko mugifite imbaraga? Nibyo narindi kukubwira. Abantu bagiraga ubwoba, abahema bikabera iyo ngiyo bakicwa, abo muri Nord-Kivu bakicwa bari bonyine nta support bafite, mu minembwe bikabuka nguko. Ariko uyu munsi twagize amahirwe kugira abaloya international bavuye muri Amerika, bavuye muri Canada, bavuye muri Europe. Aya mahirwe ntago twakagombye kuyapfusha ubusa, ahubwo twakagombye gukora twebwe nk'abandi baba victime, noneho tukabona abangaba batangiye kudufasha, twagira imbaraga kuruta uko byari bisanzwe. Rero njye nashishikaza ahubwo abasore batari muri kiriya gihugu cyacu bagiye bahunga ko uyu munsi twabonye imbaraga tugajoyininga bariya bari kuri tele tukajya kubafasha. Iyo uzi